so niba ufite mushiki wawe witwa Chantal cyangwa mukuru wawe cyangwa umuntu wanyu witwa Chantal, kuko mu bantu twamenye kano kanya harimo n'uwitwa Chantal, sibyo? Mushiki wanjye ahubwo yitwa Chantal. Uruvugisha ukuri ariko arahari. Arahari, ameze neza rwose. Ko mbona ubuza uhera mani. Buza umpera mukanya umvisha ubuhamya wa mama yampaga avuga ko n'umwana we yahamagawe. Yahamagawe na Kuzungu. Ntago mbwiye ngo ntago nzi niba ari kari Kuzungu. Yamuhamagaye. Ari ikintu dusabye. Aransabye basi mugira inama abakobwa. Reka mbevuge nkuko abimbwiye. Ngo wa mukobwa we nubona utubere dupfunditse, sibyo? Ukabona utangiye kuzana udutaye, sibyo? Ukabona utubere nyine twaje gutya. Abana b'abakobwa ngo basigaye bahita bakora iki? Bikomeza akavuga. Usibye nibyo ngibyo, hari ikintu cyateye yuko umwana wese ugeze muri 6e primaire ahita atangira kwigenga. Abenshi bakajya ahantu batasabye agahushya ababyeyi. Primaire Nese uravuga secondaire. Namwana wa primaire wari bwa unafite amabere manene agera. Cya oya aho abana batangira kuryana biga muri primaire. Ubu nita bintu byeze. Primaire cyane rwose. Yampaye nka rero. Ntago nabapimye. Ariko ugiye primaire ya kino gihe. Oya kino gihe ukagenda ugapima abakobwa batarakora imibonano mpuzabitsina. Ni bake cyane. Ni bake cyane. Cyane rwose. Nase ubu primaire afite imyaka ingahe? Primaire dukurikije reality twari dusanzwe mbere tuzeho ni imyaka 14 13, sibyo? Umukobwa rero wariye neza, umukobwa wabeyeho neza yirirwa kuri mayonnaise, arya n'ifiriti, ntameze nkatwe twakuriye mu myumbati. Cyane rwose. Oya n'ubushyuhe babana bwinshi akenshi noneho buriya abana buriya primaire hari ikintu niga primaire twakoraga bitaga ngo no gufunga inguni. Primaire gufunga inguni man. Mbese muri secondaire. None se ntago uzi ko muri primaire habago system yo kwandikirana udupapuro abana bagateretana bakajya werezanya udupapuro. Nakubeshye nkubwije ukuri niga primaire nigaga mu wa kabiri. Umukobwa yigaga mu wa gatandatu. Bamufasha aryamanye na mwarimu wigishaga mu wa gatandatu. Yesu Nazareti. Ngiki? Ariko twe twizabi bikumbi binini. Cyari gikombe kinini ni wabo ndakibuka cyari inzobe. Man cyaranamuteye ninda. Umwarimu amuteye icyo gihe baranamufunze imyaka 10 kuko bamufunguye mu minsi ishize nibwo twahuye mbona amaze gukura. Oya ahubwo njewe niga muri primaire hari ikintu cyakigezweho cy'amakupure. Ugasanga hari ukuntu abantu bahana pasi ibintu byo guhana pasi byo muri iyi minsi ibi mu burenganzira agira ikintu kimwe abwira abantu badukurikiye, sibyo? Karambwa ati ngende gutitira no umutima wanjye ndi gutitira. Ati kuko umwana wanjye arambwa ati umwana wanjye yarahamagawe, sinzi niba ari Kuzungu, ariko umwana wanjye yarahamagawe. Erega bakazungu dufite ni benshi. Dufite bakazungu, dufite ba Rukara, dufite ba Big Man. Bure ejo uzabona n'aba Big Yavuze ngo nawe ngo harimo abandi bantu dukorana ntashaka gutangariza hano mwiki n'itangazamakuru rihari. Siko yavuze. Mama ndabona atari kumfata ubwo namfata turavugana ariko ngiye ku ruhande rwanjye ariko tubundi kino kiganiro tugikore kuri issue. Niki itwigishije, niki dukwiriye kumenyaho, niki tugomba kwitaho, ariko twibutsa yuko umuryango wabuze umuntu witwa Chantal. Ugira uko bigenza reporting ujya yego barakwereka imibiri urebe niba ashobora n'imyirondoro. Njewe rero ngarutse gatoya ntaragera ku cyo twari tugiye kugeraho. Ikintu kijyanye n'uburezi bwo mu ngo sinzi niba namwe mubibona cyaragabanutse. Ababyeyi ntago babonera umwanya abana bigatuma babibyigenge. Ubundi mbere tuzi yuko umubyeyi yari umuntu ugize gute utinyitse. Umubyeyi yari umuntu utinyitse. Umubyeyi papa yarataga mukavuga ngo papa aratashye akagira ngo ni intare itashye. Ubu ngoro papa yataha atataha nta kintu bibabwiye abana. Birahera kuki? Oya umubyeyi ntamenya ko umwana yaraye mu rugo. Yego. Cyo kintu cya mbere. Ntamenya ko umwana yize. Ni ukuvuga ngo umwana mubana mu nzu icyumweru ukwezi nta numwe urabonana n'undi. Yego. Kandi mutuye mu nzu imwe.
cyane ubyuka ujya gushaka amafaranga ubyuka mu gitondo cya kare ugataha ijoro. oya ababyeyi Umwana nawe. bitaye umuntu reka tubanze tumuvugishe kuko nawe afite ubuhamya. Yego mama uratangira utwibwira ko numva ntashaka kubabwira amazina yanjye. nta kibazo. mu kanya gato twari turi kuvugana umbwire yuko byigeze kubaho ko bahamagara umwana wawe. Duhere hasi byagenze gute icyo gihe? amagambo ni umwaka ushize si turi muri 2023 cyane ejo bundi 2022 ndabyibuka hari hagati y'ukwezi kwa gatanu no kwa gatandatu gutyo. Umwana nyine nagiye kumva numva arimo aravugana n'umuntu kuri telefone. yego noneho kubera yuko nkunda kuba ndi hafi ye cyane, nkunda kuba ndi kumwe nawe n'uwa mwana, mbese dukunda kuba turi kumwe. ngira amatsiko ntega amatwi ariko ndamureka kugira ngo abanze avuge numva ibyo avuga kuko nari nuvuze hajemo iby'akazi. noneho umwana aramubaza tese ati uruwahe witwa nde, mbese inimero yanjye wayikuye he, wayihawe nande, kugira ngo ntekerezeho wabwiwe n'iki ko ntafite n'akazi. aramubwira ngo ngewe ngo ndakuzi, ngo hari ahantu ngo nakubonye, ngo nakubonye ngo ku kazi k'iwanyu, ngo ariko ngo ntabwo ngo nakwibwira, ngo ahubwo ngo uzamenya ngo tubonanye. umwana aramubwira ati none se ati kubera icyo uri kwanga kunyibwira, ati kandi wumva unanze unagenda iwacu. undi aramubwira ngo hoya ngo si ngombwa, ngo ariko ngo bizaba ngombwa ko mbikubwira nyine ngo tubonanye, ngo ndashaka kugukorera surprise, ngo ariko ngo ndakuzi bihagije. ngo si wowe ngo witwa gutya na gutya, muvuga no mu izina. amazina ye already yarayazi. noneho ubwo ngubwo umwana aramubwira ati okay, ati noneho ati ibyo ari byo byose, ati nta kibazo, ati reka nze mbitekerezeho, ati ndaza uze kumpamagara nka nyuma y'iminota nka 30, ati nguhe igisubizo. ubwo mpita mubwira nti mukupi, twari turi kumwe. amaze kumukupa ubwo nganira n'umwana ndamuga none se arimo arakubwira ngo arakurangira akazi, akuzi he, musanzwe muziranye? ati nta nubwo muzi, yanze no kumbwira n'amazina ye, yanze kunyibwira, yambwiye ko ngo tuzahurira ngo ku ruganda rw'isukari ngo Ikabuye, ngo hanyuma ngo akanjyana ngo aho shaka kundagira akazi. ako kazi se karahagana ngo ni ahantu ngo mu ruganda ngo bazajya bampemba 100,000, ngo nzaba nshinzwe ngo kubaranga ibintu ngo byasohotse ngo nibyinjiye, mbese ibintu nk'ibyo. ndangije ndamuganireka nkubwire rero ako kazi k'uwo muntu udashaka kwivuga, udashaka kwigaragaza, akaba ari kukubwira ngo uzamusanga iyo ngiyo, nshingiye ku bintu numva hanze ahangaha by'ukuntu abatipe bashuka abana b'abakobwa ngo bagiye kubarangira akazi bakabafata ku ngufu cyangwa bakanabashimuta. nge rero ngira n'impano y'inzozi. nari maze n'iminsi ndose mbona ngo bamushimusa umwana wanjye, ngo ndamubura, ngo ndamushaka ndamura, kandi ngo mbona ngo ajyanywe n'umuntu nari nsanzwe nzisura, nari nsanzwe nyibona agenda iwacu nyine aho nakoreraga. ndamubwira ntibuka inzozi nabyutse nkakubwira ejo bundi ndota ngo bagushimuse. uramenye guma aho ngaho wijya kugakora ako kazi, ntacyo wabuze ngo habura kimwe cyose, guma aho ngaho. noneho umwana rero urumva kubw'ishyaka ryo kumva yuko nyine niba akazi nkamubujije yagombaga kukarangira mugenzi we, abanciye inyuma aragenda akarangira undi mwana w'inshuti ye biganye. barabipanga barabinoza uwo munsi ijoro ryose barabavugana, nkabona ari bese aragiye aravuze kuri telefone, sinkamenya ibyo ari byo. mu gitondo rero nk'Imana yashatse kurokorana wa wundi, tukiryamye saa 11:15 abaramuhamagaye, numva telefone irasonnye, abarayitabye. amaze kuyita abantu barimo baravugana, ari kumaza ngo wamaze kwitegura, ngo noneho ngo tugenda muri gare ngo ufate imodoka. uwo mugenzi we yabaga Igicumbi, tugenda ufata imodoka wiraza ikugeze hariya aho bita za Karuruma, uvemo uwo muntu umuhamagare. namuhaye nabahuje kuri telefone, mana yanjye. mpita kumubwira nti Anje, mpita ko mwambura telefone ndayikupa. ndamubwira nti Anje, sorry, iri zina murivanemo mu kiganiro. ba Anje ni benshi ntabwo bamenya ngo ninde. ndamubwira nti mbabarira ndakwinginze wowe ukabyara we, ibyo nakubujije ubirangiye na mugenzi wawe. uyu mwana we ibyo nakubujije nagenda akaba ari we babikora, ubwo ngubwo ko kurabukoze iki? ngo nyine umwana ari defanda n'iki? ndavuga nti no, nabyanze nawe sinshaka kwajyayo. mpita ko mfata telefone ndeba nimero bavuganaga, nge ndihamagarira uwo mutipe. ndamubwira nti nge ndi mama w'aba bana uri guhamagara ushaka kurangira akazi. uwo wabanjije n'uwanjye, uyu ukurikiyeho ni inshuti ye nari nk'ari uwanjye. ntabwo wamubajije amazina? uwo mutipe naramubajije yanga kumbwira amazina ye. yego
ariko nyine ntega amatwi ngo yumve urumva nari mfite n'uburakari bwinshi ndamugana mufite ingeso wowe urimo urabwira abana ntushaka kubibwira ntushaka kwigaragaza niba umuzi neza kuki utaje ngo bimubwire nanjye numva cyangwa nanjye unanyureho usaba umwana kuki uri gushaka guhamagara abana ngo baze bagusanga aho uri n'ukubera iki urinde ubundi wowe uri igiki mbamubwiye nabi cyane ahita nkupa ankubye mpita mpamagara wa mwana ndamubaza ntibyagenze gutate kuva ejo yambujiramo muri make byaje kurangira gute ukuntu byarangiye rero njye nahise mpamagara wa mwana ndamaza ntimwapanze iki n'uwo mutipa ati yandajije ijoro yabyutse yanzindukiye wampamagara yambujije amahoro arimo arambaza ngo ngeze he arimo arambaza ngo nafashe imodoka ati mbese buri kanya arimo ampamagara ndamubwira ntubu tuvugana aka kanya nabujije uyu wanjye kujya gukora ku kazi nawe ndakubujije ntuva aho ngaho ntuva aho ngaho kazi ntujye kugakora edayeri namaze no kumubwira ko ako kazi ntashaka ko akabani kandi ntubu nimero ngiye kuyifatanya ibiti ubwo rero urumva nyine abana akazi bakareka batyo ibyo rero nabihuje ngo twakeka ko harimo yaba ari nk'akazungura yes ni ukuvuga ngo ibi bintu nshingiye ku buhamya nagiye numva bw'abana n'undi bamwe bamucitse abo yagiye ashaka kurangira akazi nahise mbihuza ndabikurura nsanga ibi bintu ni ibintu bitanakorwa na kazungu gusa ashobora kuba afite amashami menshi hano muri uyu mujyi wa Kigali nkaba nasoza mbabwira ngo mwuka byaramwe inama ntanga rero ababyeyi babere abana amaso n'abana babe maso abana b'abakobwa batunaniye batumva abyuka agakaraba kisiga akagenda utaza aho agiye uri umubyeyi batubabarire bo kabyara niba bashaka kuramira muri iki gihugu Uwiteka yaduhaye bajye bafata gahunda babwiye ababyeyi niba ari kuguciringa n'umuntu ibintu nk'ibyo ngibyo abanza bimenyeshe n'ababyeyi babimenye nibura babe bafiteho information ku ruhande rwawe icyo wasaba Kazungu amaze kwemera yuko yabishe bamwe ngo nuko ngo bamuteye sida ariko arabo twabonye Ruwunzi yatanze ubuhamya avuga ko Kazungu yamubeshye ngo ajye kumureba amuha akazi urumva ko ikinyoma babeshyaga umwana wawe ni fotokopi cyo Kazungu yabeshye uwo mukobwa ndimo ndumva uri kumwe na kamarade mu kiganiro yego turi kumwe kandi mbakunda nk'abagabo mujya muvugisha ukuri mutarya iminwa urakoze cyane ndabakunda cyane nkunda kubakurikirana urakoze cyane ku ruhande rwawe wumva nk'igihano Kazungu akwiriye nko guhabwa nyuma yo kwemera narabikoze nabavanagamo inzara bamwe nabakuragamo amenyo nabikoze kuko banyanduje sida ngo najombaga bike mu imuzuru kugira ngo mutocaringe abandi akabavanamo amenyo abandi yaryamanaga nabo yabamaze kubica ku ruhande rwawe nk'umubyeyi Kazungu akurikiye igihano yabakoreye tucaringi mu Rwanda habaye ubwicanyi nanjye amaso yanjye yarabirebye ntabwo ari byo mbarirwa ubwicanyi yakoreye bari abantu nta nubwo bwigeze bunabo habayeho ubwicanyi ndengakamere ariko ubwo burenze ukwemera icyo ni icyambere ikindi cya kabiri nyimara kureba uriya mubyeyi nyina wa Eric agahinda yarafite nge narindi mu cyumba cyanjye nanjye nicaye hasi ndarira nikorera amaboko nibaza ari umwana wanjye w'umuhungu yishe kuko nanjye ndamufite wanganaga na Eric bishatse kuvuga ngo ngewe ikintu nasaba ubutabera bw'u Rwanda niba koko Kazungu bitameze nk'uko abanyarwanda barimo kubyibwira kuko abanyarwanda bafite ukuntu barimo kuvuga bati Kazungu ntabwo ari wenyine afite n'abantu bakomeye bamuri inyuma sinzi niba mutarabyumvise mu buhamya abantu bavuga nawe yanabivuze ariko yavuze ngo arashaka yuko urubanza ruba mu muhezo ko hari ibintu ashaka kuvuga ngo bitajya mu itangazamakuru noneho bakanashingira ku buryo yaracungiye umutekano ko yaracungiye umutekano byo ntibisanzwe yagomba gucungira umutekano nk'umuntu nk'umwicanyi ukomeye n'abapolisi uburyo yabarebaga n'abanyamakuru uburyo yabarebaga agaseka yarafite icyo bita self confidence abantu bakubaza bati se nta bandi bantu tutaramenya babiri inyuma kuko reka nkwereke kwicira umuntu mu nzu ukamwicara umwe ukica uwa kabiri ukica uwa gatatu byonyine n'umutima ushobora kukurya ukiruka amaraso ni ikintu gikurikiranwa nagira ngo mbabwire ngo uriya yabikoraga kinyamwuga kandi yabikoraga ari nk'akazi kuri iyo mpamvu rero bitewe n'ukuntu imitima yacu yamaze gukomereka no guhungabana niba mufate bamujyana aho umupira harya ngo niho warenguriwe ngaho umupira warengeye niba koko ngo cyangwa ubacike ako kantu ngo cyangwa ubacike karimo ibintu byinshi nk'umuntu w'umunyarwanda w'umusesenguzi uzi ubwenge w'inararibonye yumvishemo byinshi erega abanyarwanda nubwo tutavuga ariko tuzi ubwenge kandi turareba turanatekereza noneho tugana ku musozo ugira ikintu ubwira abakunzi ba GB Rwanda na MGTV n'abantu badukurikiye
ikintu nari nshaka kubabwira bamujyanaho umupira warenguriwe n'abariho warengeye simbizi bamwice nk'uko nawe yise abantu amayinite aransiranye mwihangane ndabakunda n'abakunzi banyu bose ndababwira ngo bajye birinda barinde n'abana babo kuko bakazungu baturimo benshi. So uyu mumama yabonye inkuru ahita mpamagara arambwira ati ngenda shaka ko njya mu kiganiro mvuga ibyabaye ku mwana wanjye n'umwana wanjye byabayeho ariko se tukiri aho ngaho Kazungu umupira afite ubuhe bushobozi butuma umupira ucika abashinjacyaha cy'abacamanza? hari ikintu umuntu akora gakomeye man Krizo iki kintu navuze cyambere cyo Kazungu ntabwo bafite narabikoze icyo nakubwira reka tugakina no kugira ngo n'abantu ari gihe umuntu usanga atabyumvishe reka nzumve n'abantu icyo nababwira mu cyo mwakora mugire vuba umupira utarabacika kuko ngewe mabere mana yanjye n'umugome uriya mugabo uburyo namurebye n'umuryo yarebaga Joshua byo inerebye Joshua agira ubwoba yahendukiye nanjye ariko numva ngiye kwiruka kandi ari umusore yabikoraga mu buryo bumwe bwo kubatera ubwoba bwo kubaniga bakavuga ko yakoreshaga ibikoresho birimo ipensi imigozi yo kubazirika icyuma ikaramu bose bahuriza ku ikaramu Kazungu yakoreshaga abajomba mu mazuru akabakomeretsa mu rwego rwo kubabaza kugira ngo agere bamuhe ibyo yifuza ukahita wikomeza ibyaha ukekwaho impamvu zikomeye ubushinjacyaha busabira ko by'agateganyo icyo bivugaho ntacyo ndenzaho ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze n'ibyo urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiri aho ngaho cyoroheje gutyo gusa cyo gukina nacyo cyo bashyira mu uburyo senze ahantu ishusho rigiye avuga ngo icyaha nakoze ntabwo ari icyaha cyo gukinisha ntabwo ari icyaha kiri aho ngaho ikindi ahita yongeraho ijambo rivuga ngo umupira aho warengeye ariho urengura cyangwa ubacike uzi ikintu usobanuye twebwe mu nyurabwenge bivuze ngo Kazungu aho yakoreye icyaha agomba kuhafatirirwa ibihano nibibeshya bakamujyana ahandi bishobora kuzagenda ukundi kuntu kuko hari nabo numvisha bavuga ngo igihano ngo cy'imyaka 2 kuzamura ubundi nje numvaga ku giti cyanjye uretse gatoya njyewe numvaga ku giti cyanjye bamuhana burundu cyangwa kicwa burundu yiki men kankubwire je pense que Kazungu ni ikihebe yamaze kurenga revo yo kwitwa umuntu yamaze kwitwa inyamaswa Kazungu umuhaye umwanya gatoya aka kanya ukamushyirira mu isoko mu mujyi yakwiturikirizaho igisasu ko yitegerezaga abanyamakuru yababwiwe n'iki ko yarafunzwe ahubwo hari akavideo baza gusubira inyuma hari akavideo Kazungu ari guseka yasekeye muri kamera yacu nyine ari guseka ubona nta kintu bimubwiye ni Joshua kuri yaramuri imbere singise man Joshua yagize ubwoba Joshua yamurira avuga ati none igisimba kiranyisha yarigendaga kwirukanga bivuze iki rero abonye Kazungu aratitira kamera ari mucisize ariko Kazungu ni umusore we Kazungu ni igisore cyarariye ari guseka man ariko reka nkubaze ibaza umuntu abapolisi 2 b'abasore barabamuha bakamuha n'abandi mu mpande bagomba kwi noneho Kazungu imodoka yari Ibya hamugesheje ibona yuko abapolisi bari batarahagera twe twahageze kari imusubizayo kugira ngo abapolisi banze bahagere sinzi nta mwabibonye gusohoka byagaragaraga yuko no kumwinjiza Kazungu mu modoka byari kuba intambara uko byagenda uko ariko kose Kazungu ugiye kubona abonye ikintu kimurangiza yahita yirangiza ubwe kuko ni giharamagara
kuko umuntu ukubwira ngo kandi n'undi muntu wese wamwegera adafite ububasha yenda mu mirwanire cyangwa se mu bundi buryo Kazungu yagutera ikintu. ahubwo ndi kwibaza Kazungu afungiye mu zindi mfungwa. ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiri aho ngaho cyoroheje gutyo gusa cyo gukina nacyo twashyira mu kibuga ugakina nacyo umupira. ubwo mwebwe nka perezidanti w'urukiko izamu ni iryanyu yo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko. ngo nyakubahwa perezidante ngo umwanya ni uwanyu ngo wo gufata umupira ngo cyangwa ukabaca mu myanya y'intoki. uzi ko yateye ubwoba perezidante w'urukiko. Yego niyo kumubwira uti rero njyewe nutankatira mfite abandi bantu bari bundengere nsoke. wese uri kubyumva we nturi kubyumva ahubwo ashobora no ikintu gishaka no kubaho n'ari abantu bari kuburanisha rubanza perezidante w'urukiko Kazungu nimba afite abandi bantu bakorana benshi cyane yamwica imiryango yabo bayicunge neza. hari akantu yagarutseho Kazungu aravuga ngo impamvu nicaga bano bantu ngo nuko banyanduje iki ngo nuko banyanduje sida. Aya ntagende sida. None se tuvuga yuko Kazungu yandujwe sida n'umuntu urenze umwe. Ni ikigoryi mwana sida se nibyo ni ibintu wazabwira abantu man. Hari ibintu biba muri gereza. Hari ibintu biba muri gereza ngiye mu minsi ishize nari ndiyo. Iyo ukigeramo imfungwa cyangwa abagororwa muri kumwe bakwigira dosiye. Kazungu rero yageze muri gereza bamwigira dosiye ariko babona nta hantu bari buri yihere. Yego aravuga bati rero nuvuga yuko wabikoze kubera impamvu izi nizi byibura ashobora kuba hinyoroshya. Hanyuma se Kazungu niwe mupima agasanga ntarwaye sida. Reka nsaba ikintu kimwe yarayirwaye. Waramupimye se? Kazungu buriya koko basa. Nandi kubivuga hari ikintu. Reka nsaba ikintu kimwe. Hari ikintu kiba mu magereza. Ngire gutya amanitse amaboko. Umuntu uri inyuma wafatanyije na Kazungu yaba akomeye yaba adakomeye ejo bundi batazatubwira ngo reka urubanza rube mu muhezo mutubabare bazabishyire ku karubanda. Ahubwo ngiye cyo nifuza wari wo wese cyo nifuzaga Kazungu bamufata bakamuburanishiriza muri stade ya Kicukiro. Oya yego ariko byakunda byiza baba mu Busanza kubera yuko bajya mu Busanza hari urubanza rwigeze kuba aho umugore yafatanyije na basaza be kwica umugabo wese nzi ni mubyibuka. Urwo rubanza bararufashe barushyira ku mugaragaro bafata ikibuga barabafata abaturage barabakomerera babavugiza induru. Ahubwo nuko amategeko yaje kandi amategeko y'u Rwanda agomba gukurikizwa 100%. Ubundi yakiciwe mu maso y'abaturage ariko ndebera mama Eric. Uziko mama Eric yarize nkumva umutima wanjye uramanutse bien ugeze nko munda. None uza amakuru nakubwiye ababaje. Ntago Eric na mwe bari baherukanye. Ntago bari baherukanye. Yigusha. Eric yaje aje gushaka uburyo ki umuryango ugomba kubaho. Ndetse uwitwa Eric yakoze mu rugo rw'umuhungu witwa Muhumure Confiance uririmba muri Ararume. Yakoze nk'umukozi wo mu rugo. Bivuze ngo yaje gushaka ubuzima. Yahise amuvana aramufasha waramujyana avuga ngo tukwigisha imyuga kugira ngo uzagere ejo bundi ikintu nawe ugeraho. Ahita amujyana muri saro amwigisha ibintu byo gukora saro. Eric amaze gusoza kwiga saro ahita avuga ati ariko ndumva nshaka kwikorera. Anko waramubwate wapi aravuga ati reka nkore kugira ngo yiteze imbere. Aramubwira ngo nk'umuntu wari utunze famille mu cyaro. Yego reka tumaze tugusakire stage. Yego ubanza umenyera akazi neza turaguteranyiriza ugire saro yawe Remera. Eric nuko yaje Remera gukora iki stage. Yego mu gukora stage Eric agenda amenyana n'abantu nawe urabyumva. Yego iwaba ni hehe ni Kinyinya. Kuva Remera buri gihe ujya Kinyinya mane biragoye. Yego mane nawe urabizi biragoye n'ubuzima bw'Kigali na transport n'amasaha abantu bakora mu masara benshi abakira baboneka ni mugoroba. Mane urabizi ubuzima. Nibwo Eric yatangiye kuba hehe mu bice bya hehe harya bahita gute hano kuri rwa rusengero ujya Simirongo ruzwi cyane Foursquare ujya kwa Katolika kuri noze Regina Pacis. Yego nuko yatangiye kwaba na ndetse namuku wa mujama arakubwira yuko yahuye n'umuntu ari kumwe na Eric w'inzobe
wari ukiri umusore asampurusa amaze kwemera karinde abundi reka mbaze Vode kubera ko Evode already yamubonye kamubaza ati wamubonye Kazungu wamwitegereje neza siwe mwahuye ari kumwe nande na umurebye uburyo yamudekriviye niwe yaravuze ni umusore w'inzobe wari wambaye ikabutura kandi yafata twari dufite Kazungu yarindushye nase ubundi yabyibuhijwe n'iki kiragiye gitoya ase warya abantu se ukaba ukoroha wowe mana yabyibuhijwe n'iki kurya umuntu wowe uriya mugabo ntago muzi so tugaruke rero ku kubuhamya bw'umubyeyi umubyeyi burya ni umuntu w'agaciro ni umuntu ukomeye kuko umukobwa we afite imyaka yambwiye 23 urumva ko aracyari mutoya umukobwa we afite imyaka 23 bari bamuhamagaye ngo bamuha akazi mu ruganda ndabasabye babyeyi bana ngewe reka nguhe urugero sibyo kera hashize iminsi twarabanaga twigeze guhura n'abakobwa umukobwa umwe yatahaga hehe harya yatahaga twabaga he hano munsi ku isoko umukobwa umwe yatahaga ibatsinda hepfiriya kandi atwikira i Kigali tekereza umukobwa utanzi atazi ibyande yarambwiye ngo wambabariye nkaza nje nawe tukabana gusa umbabarire ume aho nzajya ndara kugira ngo gutaha mu rugo batazajya bambaza byinshi bitazajya binangora naramurebye ndamwaze nje nawe twabana nkande umukobwa ndamwibuka uramwibuka nawe ndamwibuka yitwaga wini sinuka mani n'amazina nanayavuga nge nanayibuka rumwange nawe twabana se nkande ngo nimubabarire kubera yatashye wabo bamubaza ibintu byinshi kandi nta mafaranga afite yo gukodesha ngo nimureke aze ajye ba mu cyumba cyanjye ngo noneho ngo tujye tubana narangiza ngo wari ugiye kwishingira rero buya ngazajya ajya mu byenga twike ngaze mu kingurira ryamye ndimo se ubwo urumva ngiye twabana nkande ngo nyine icyo ushaka cyose nzajya nkego naramurebye ndobwa ngewe big man reka tugire abakobwa mbabara abakobwa umukobwa urabona ubonye utubere turaje oya hari ibintu ugiye mu mihango ukavuga ati nanjye nakuze icyo bibye nicyo usarura mw'abakobwa nitujya no kuba mama ejo kuwa gatanu tuzajya kwa titi ejo ejo tujye hano saa 2 z'ijoro mu tubari gigosha myaka 10 mutanakuze noneho ababyeyi hari n'ababyeyi bashukika kubi barashukika bya danje bambere bashukika akakubwira ngo ngiye ngo harana ngo twigana ngo bagize anniversaire abo bana bahora bagira anniversaire mukomeza gushora ngo najye mu anniversaire ngo nibaje muri brother shower ngo nibaje ngo muri photoshoot ni bari photoshoot ngo bagiye ngo man ababyeyi nimo bantu bambere bashukika ubu big man yewe nize contability hari umudamu w'umukire cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda najyaga mukora amafacture umunsi umwe naragiye ngiye iwe arambwira ati se umwana wanjye yarabuze hashize icyumweru cyose ntamubona kandi yambwiye yuko agiye muri anniversaire ya mugenzi we atubu koko ndabigirana ati ubu ngubu ko twashakishije amafaranga tugakora ibintu byinshi bishoboka kugira ngo abana bacu bazabeho neza none ko batunaniye uzi ikintu cyabaye haciyemo nk'ikindi cyumweru nasohotse hari akabari kabaga Kimihurura bitaga Sounddown nyikinjiramo byari nka saa 3 n'igice saa 4 z'ijoro nyikinjiramo ita mbona umukobwa ari kumwe ari kwitabura ari gutwika ari kumwe n'abagabo benshi ntabwo aramuhamagaye ko kanya ngewe naragiye mu gitondo ndamubwira nti se ko namubonye ahantu kandi ko warambyetira ati wamubonye ati ubu ngubu rero ati wari kugira icyo kora ukambwira nkabya nti rero nabonaga bwije numvaga ari amakosa ndakwihorera kuko byuze ariko ndagira ngo ababyeyi mwumve
nujya ujya kuryama ujya ubanza ujye mu cyumba cy'umwana wawe umekinga shuwa yuko aryamyemo. oya njyewe hano inshuti yanjye hari umukobwa w'inshuti yanjye hari umusore w'inshuti yanjye oya hari umusore w'inshuti yanjye njyewe none tekinike bakoresha aragenda akabwira umuzamu ati wowe ndagukubita kibiri wigure cya primus ubundi ndeke nigendere ndaza kuza bugiye gucya unyingurire njye kuryama. oya aho njyewe hari umusore w'inshuti yanjye uri kumva yari afite abakobwa babiri ateta kandi bavutsinda ukuntu byagenze kubera amadirishya bafite ni ya madirishya nk'uko bashobora gufungura reba ukuntu agameze bashobora gufungura umuntu akinjiramo bacungaga ababyeyi bose baryamye uwo muhungu bakamukingurira akaza akaryamamo hagati yabo abaterenda icyarimwe ari babiri mukuru na murumuno cyane rwose yavaga kuri petite sere akajya kuri grand sere cyane tusamu ari babiri ese babigenda gute tusamu trisamu ubona ka trisamu noneho umunsi umwe rero okay trisamu noneho rero umunsi umwe baramufata uwo muhungu basanga ari kumwe n'umwe ariko undi bwo ntabwo yari ahari umukobwa baramubaza ukuntu yabasubije yarababwiye ngo yandongoye kandi ndamukunda ni nko yacecekesheje ababyeyi. rero reka tugire inama tunasoza ababyeyi nimugerageze mwite ku burere bw'abakobwa banyu n'abahungu banyu. abahungu bacu nibyo biri gukora kurinde kuri Titi Brown kano gakobwa n'akari agashinzi mu buryo bugaragara kubera yuko buretse gatoya icyo ntashaka kwemera koko nibyo umukobwa araguseduje kuko aguteje ibibazo. abahungu twese b'i Kigali ibyo bintu bahita babigoma. ubundi ikintu cya mbere banza umenye yuko umuntu muri kumwe atari mushiki wawe kandi biri bugukore niyo nama. umva hari ikintu ngewe nshaka kwisabira noneho leta y'u Rwanda yego yaba ari abadepite si baba bavugira intumwa za rubanda yaba n'abafite ndashaka gusaba ikintu kimwe mu kabari umuntu wese ucuruza akabari akabona under 18 oya ubwo ndagira ngo hajye itegeko kandi rikurikizwe iryo tegeko ntabwo rikurikizwe iryo tegeko. umuntu uzajya ufatwa mu kabari karimo umwana uri munsi y'imyaka 18 akabari bajya bagafunga burundu kabisa mu bantu nuza yishe nta muntu uri munsi y'imyaka ntacyo nabyo birakumira reka tugire inama abakobwa bifata imyaka 40 niyo bafite imyaka 40 umuhungu araguhamagaye ntabwo murabonana muri Simba ngo musangire kofi umunsi wa mbere araguhamagaye ngo ngwino tubonane ngo ngwino nsure mu rugo uza guhamagara iki kasami shiri ngo ndaje mwanyishyurira akamoto erega uwo musore kubwira ngo nakwishurira akamoto erega nkubwira akakujya noneho abo basore ntabwo kugufata uzi iyo myaka 24 ajya kwigera yaratangiye kabari afite 16 10 n'ingahe akakuraga kurira mu kabari bikabari ibyo byangiza ese reka nkubaze na future yiwe urukumva uwo musore uguhamagaye ngo ngwino uze rwihishwa ntanaze kugufata ku muhanda akabwira ngo injira muri aka gageto injira muri iki gipangu injira uzagiye gukoresha iki kandi naho muhera mubinjije reka akurangira mpaka winjira ariko ubundi uri umukobwa ukinjira muri geto iri aho ngaho y'amanegeka uba wibwira yuko ubuzima bwawe urabufasha ubuhaye umuhungu mu ntoki ubuzima bwawe urabufasha ubuhaye umuhungu mu ntoki urambwira ngo nkoresha icyo ushaka nakuniga nawe musore ufata umukobwa ukamujyana iwawe mutaziranye ubwo uzi ko nijoro ese agupfiriyeho reka nkubaze ujyanye umuntu iwawe sibyo ugiye kumusambanya ugiye muri ubwo buraya ukabyuka yapfuye wabigenza ute rero reka mvuge ngiye ku ruhande rwanjye bakobwa iki umutima mfite ntabwo ari ufite nawe ntabwo ari wafite hari n'umuhungu ushobora kujya gusura wa mwima akahita kuvunagura cyane sibyo
wahagera ukamubwira oya ntago mbishaka ahita kuvunagura cyangwa akaguha ibiyobyabwenge ngo akurongore ukagenda ugiye ahita gukubita akagutera feneriga ugasinzira usinziriye akavuga ati rero system ndi bukoreshe niyo wakanguka burya yakwangirije mana burya umuntu mana bayakwangirije sibyo mana niyo yakwangirije bayakwangirije sibyo turi gusoza ikintu nakisabira umukobwa bashiki banjye imana ishimwe barakuze bose ariko nabo bayamwica ntabwo navuga ngo ntabwo yamwica ndavuga abo bana bari hagati bagishaka 10,000 bagishaka 5 bagishaka 20 nibo bateje ikibazo kuko umukobwa twirirwana hano mu kazi atahananiwe bro oya nje hari umukobwa w'inshuti yanjye ku ruhande rwanjye umukobwa banzumenye umuhungu wari we banzumenye ese big man ubundi ateye ate ese big man njya kumusura ndabibwira inshuti yanjye ati ngiye kureba umujama witwa big man twaramenyanye akanaguha n'ifoto ukabuyifite ku ruhande rwanjye Kazungu mbivuze ku ruhande rwanjye ndavuga ku ruhande rwanjye ntagakiriwe gufunga Kazungu ntagakiriwe gufungwa ni ikintu ndi gusaba akwiriye kwicwa Kazungu wenda oya kwicwa human right igihano cy'urupfu cyavuyeho mu Rwanda oya niba ari narware grippe na grippe covid narware covid oya naga icyo nasaba nje nasaba icyo nasaba yuko ajyo bakobwa bashiki banjye bakobwa basangira ngendo bakobwa mwirinde njewe ndasaba ribu n'ababishinzwe inzego zishinzwe umutekano gukaza umurego tutazirara ngo dufite umutekano wuzuye ariko mo imbere twebwe ubwacu ariko twica umutekano cyo ni cyambere ndi gusaba leta byonyine yongere ikangurira abanyarwanda buri munyarwanda wese abijisho rya mugenzi we utanga amakuru y'ahantu bumva hari akantu kari kwigana akana k'agakobwa kinjiye mu gipanga ahantu yego tanga amakuru icya kabiri ndagira ngo nsaba ababyeyi wa mubyeyi we utita ku burere bw'umwana wawe n'umutekano w'umwana wawe nimugerageze mu bijisho ry'abana banyu mu baho uburere buhamye umwana nagira hajya umucungisha ijisho kandi akumenyeshe icya gatatu ndasaba Kazungu ngo agerageze nubwo ahari ntago yatwumva agerageze umutima byibura umuhatire gukoresha ukuri atubwire n'ababiri inyuma n'abandi tutadufite ba Kazungu nabari umunabe n'abakuru be Kazungu yarari kukureba ngo Kazungu yarari kukureba reka dushimire abakunzi ba GB Rwanda na MGTV Rwanda na tukiri kumwe rero dufite umujama witwa uzajya Dubai ryari bro Nicolas in Dubai waragufata ukigera ku kibuga cy'indege akakuzanira imodoka ya VW yo kugendamo ugasanga ukodeshereza inzu cyangwa hoteli yo kubamo akagutembereza mu mazi kuri jye moto ngo akakujyana no mu butayu ingamiya inywa amazi rimwe mu mezi angahe 6 ingamiya ariko sinumvishe ngo nawe ugiye kujya Dubai ejo bundi ndajyayo muri honeymoon 2040 nzaba ndi 2040 nzaba ndi umushaka wamuhamagara ariko wamwandikira kuri WhatsApp ugasanga guteguriye ba platine bajyayo kure y'indirimbo ba The Band ba abantu bose bajya Dubai abakobwa batwika arya bandi bajyayora ngiye kuvukoresha rwa rujambo bari kunyica abaslay oya ari kinenge kuvuga Gary Boss Babies mamagara umuhungu w'ubutare rwose nakamenyetso ko guteranya ariko mwana mwandikira nakamenyetso ko guteranya 9712528342 40 muramuke mugira ijoro ryiza amahoro y'Imana ciao ciao